Muraho neza mwese, ndabashuhuje mwe mwamaje gukora subscribe kuri iyi channel. Munyemerere mbere ko dutangira video y'uyu munsi mbifurize kugira umwaka mushya muhire, uzababere umwaka w'ibyishimo ndetse n'iterambere, haba mu buryo buri spirituel, ngo ni mu buryo bujyanye n'iyobokamana ndetse no buryo buri financial. Mbifurije kuzawugiraho amafaranga ndetse no kugera ku nzozi buri wese muri mwe yifuza kuzageraho. Reka nizere ko aho muri hose mukomeye kandi mufite amagara mazima. Nagiye mbona ubutumwa bwinshi butandukanye, haba kuri email yanjye ndetse na WhatsApp nabahaye ubutumwa bwinshi bunsaba ko nabereka uko bakora resume cyangwa se CV ndetse na cover letter, ngo niba ari uwisaba akazi ijyanye na standard yo muri Europe. Reka ntangire mbasaba imbabazi kandi mbikuye ku mutima kuba ntarabashije gusubiza buri wese ku giti cye, ariko bitewe n'ubutumwa bwinshi nabonye byatumye mfata icyemezo cyo gukora part ebyiri zirambuye kuri iyi ngingo kugira ngo mbashe kubisobanura neza mu buryo bwimbitse. Part ya mbere irakwereka ukuntu wakora CV neza kandi nta kiguzi, wowe uyikoze ku giti cyawe. Uburyo ndi bukwereke uri bugufashe gutangira ku kantu ka mbere kugeza ku kanyuma, CV yawe ize iri kuri standard. Part ya kabiri irakwereka ukuntu wakwandikira ibaruwa isaba akazi, ikaza ari ibaruwa iri interested, ya baruwa izagera ku bukoresha mu minota ya mbere kandi nanayisoma azumva ashishikajwe no kukumenya ibintu byinshi. Niba usanzwe ufite CV ikoze ni byiza, ariko hari impamvu y'ingenzi ngiye kukubwira iri butume uhindura CV yawe ukayishyira kuri standard. Ibyo ukabikora ukurikije position y'akazi uri gukoraho application. Impamvu nuko ibigo byinshi bikoresha uburyo bw'ikoranabuhanga buzwi nka ATS, Applicant Tracking System. Iyo application ikoreshwa mu gutoranya CV. Ubu buryo bwa ITS ni uburyo bwerekana muri CV zose zoherejwe, CV ziri kuri standard cyangwa se zujuje ibisabwa bihuje n'akazi nyamukuru kari kasabwe. Niba CV yawe idafitemo ayo magambo ahuje neza na description y'akazi, ushobora kuba disqualified mu kigo uri gusaba akazi, ugasanga CV yawe ntihawe agaciro, igumye mu bubiko bw'iyo system kuko itujuje ibisabwa bihuje n'akazi uri kwaka. Niyo mpamvu ukwiye gusoma itangazo ry'akazi neza, ukitondera cyane cyane igice cyanditseho experience. Kubera ko CV yawe izaba selected binyuze mu ikoranabuhanga, nanjye ngiye kukwereka uko wategura CV yawe ukoresheje ikoranabuhanga kugira ngo bizabe match. Ngiye kukwereka uko wategura CV yawe wifashishije Aeropass CV. Ku bantu batafite Aeropass muri telefone zabo cyangwa se bayumvishe bwa mbere, mu gutangira kugira ngo tujyane akantu ku kandi biragusaba kubanza gufungura link nashyize muri video description. Video y'uyu munsi turi bwibande uko wa creating account nshyashya kuri Aeropass. Ibyo nibyo biri bugufashe kurema CV nziza izakurura umukoresha ndetse izaba match muri ya system nakubwiye ifasha abakoresha gutoranya CV. Ugikanda kuri link naguhaye urabona handitse creating account. Hita wafungura, winjizemo amazina yawe, first name, last name, ushyiremo email, ya email yawe uyemeze, ubundi uhitemo ururimi, hanyuma ukande kuri create an account. Urahita ubona ubutumwa bugufi kuri email yawe bugusaba gukanda kuri link yo kwemeza ya konte yawe. Then urahita ucreatinga password. Numara gucreatinga password ukande kuri submit. Aho urahita utangira gukora CV yawe. Iyo umaze kwinjira uzabona amahitamo agera kuri 3. We hitamo create your Aeropass CV. Ushobora gutangira uhereye kuri profile umaze gukora ako kanya, cyangwa ugasubira inyuma ugatangira bundi bushyashya uko ngiye kubikwereka muri no video. Twihuse, hari ibice bine by'ingenzi bidakwiriye kubura muri CV yawe.
Icya mbere, hari amakuru ku giti cyawe, personal information. Injizaho amazina yawe, itariki y'amavuko, female or male, niba uri umugabo cyangwa umugore, igitsina cyawe, ubwenegihugu. Ntiwibagirwe gushyiramo email yawe, nimero de telefone yawe ifite kode y'igihugu uri kubarizwamo. Niba uri mu Rwanda ni +250, niba uri muri Uganda, niba uri muri Tanzania, niba uri muri Angola, hera kuri code y'igihugu uri kubarizwamo. Your current address. Muri current address hazamo umujyi utuyemo kano kanya, igihugu uri kubarizwamo. Numara kuzamo ibyo byose ukande next. Ikintu cya kabiri kitagomba kubura kuri CV yawe hano ni uburambe bw'akazi, working experience. Tangira uvuga akazi ka vuba wakoze, recent role. Injizamo umwaka wagakoze n'icyo wakoraga, job title, izina rya company, employer's name, aho iyo company ikorera, igihugu n'umujyi, hamwe n'igihe wahakoze, starting date and ending date. Andikamo inshingano zawe wakoraga icyo gihe n'ibyo wagezeho ukoresheje icyo nakwita bullet point. 1, 2, 3. Nageze kuri ibi muri izo nshingano zawe. Ikintu cya gatatu cyo kwibandaho cyane mu gihe uri gukora ino CV ni ibijyanye na education and training, uburezi n'amahugurwa. Hano icyo ubusabwa ni ukuvuga diploma ufite cyangwa se degree ufite, izina ry'ikigo wizeho naho giherereye, gushyiramo igihe wakigiyeho, igihe watangiriye n'igihe washoreje. Niba ukiri kuhiga currently, ushobora gukanda handitse ongoing niba ukiri muri icyo kigo ako kanya. Niba ufite impamyabumenyi nyinshi, ongeraho ibindi bice. Hari ahantu hateganyijwe handitse ngo add a new education. Ikindi gice cya kane nacyo kigize ibice by'ingenzi bya CV ni ikijyanye na skills, bwa bumenyi bwihariye uba ufite. Mu gihe ugiye kuzuza kino gice, vuga ubumenyi bwawe bwihariye bujyanye n'akazi wifuza, ubihuze. Niba ufite ubumenyi muri mekanike, irinde kubishyira muri CV yawe mu gihe uri gusaba akazi kajyanye n'ubuhinzi. Shaka skills ufite zijyanye n'akazi uri gusaba ako kanya, nibwo bimatchinga. Ku bijyanye na language, andikamo ururimi uvuga, shyiremo ururimi rwawe kavukire, mother language cyangwa se mother tongue, hamwe n'izindi ndimi wagiye wunguka nyuma. Ugaragaza urwego rwawe rwo kuzumva, kuzivuga ndetse no kuzandika. Ikindi udakwiye kwibagirwa ni ubumenyi bwawe bwa tekinike niba ubufite, bushyiremo, nko gukoresha Microsoft Word, Microsoft Office cyangwa ibindi bintu by'ingenzi usanzwe uzi ubona byakenerwa muri ako kazi uri gusaba. Igice cya gatanu ari nacyo gisoza CV yawe, banza uyinoze neza, urebe ko wayujuje ibintu byose birimo. Nusanga ari sawa, ujye kuri My Europe Pass maze uhitemo creating CV. Reba neza niba amakuru washyizemo ariyo wifuzaga, nta hantu wibeshye, kahuye neza n'itangazo ry'akazi uri ku applyingaho. Mu ncamake duciyemo twihuta, ikintu cya mbere, tangira uvuga akazi kawe ka vuba cyangwa se akukora kano kanya, current job. Icya kabiri, ongeramo amazina ya companies wagiye ukorera, aho byakoreraga, imirimo wakozemo n'igihe wahakoze. Bibaye byiza wakoresha uburyo bwa bullet point kugira ngo utondekanye details zawe neza. Icya kane, hindura CV yawe bitewe n'akazi uri gusaba kugira ngo bihure neza. Icya gatanu nacyo cya nyuma, emeza ko CV yawe iba updated. Klika kuri update. Abantu mwanyandikiye munsaba amakuru ku bijyanye na CV, ndizera ko iyi video yakugiriye akamaro. Nanabizeza ko nzakomeza kubana namwe day by day. Niba hari ikibazo ufite cyangwa igitekerezo, wasiga ubutumwa muri comment section. Tujye twungurana ibitekerezo kuri video dukoresheje comment. Nibyo byiza. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ubonera video nk'izi ku gihe. Nkwifurije amahirwe masa mu rugendo rwawe rwo gusaba akazi. Reka mbabwire nti uyu mwaka ni uwacu.
Thanks for watching. See you next video.